Ndizeye Rubasha wo muri Rubasha Family Podcast. Ndagira ngo mbasabe mukomeze kunkurikira kuri social media zacu. The Rubasha Family Podcast on YouTube, Instagram, TikTok and Facebook. Undi rero uyu munsi wo gukomeza ikiganiro cyanjye. Ikiganiro nise inspiringa no kumotivatinga. Nshuti yanjye ni ukuganira namwe nkurikije experience yanjye y'ubuzima. Uno munsi ndagira ngo tuganire ikintu cy'ingenzi cyane. Ikintu gikubiyemo kigiye gukubira muri izi nyigisho zanjye tugiye guhora tugezanyaho. Kandi impamvu tugirana iki kiganiro no kugira ngo ukomeze kubashishikariza no kumeza kubatera inkunga mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Inkunga irakenewe kuri buri muntu, ku kintu umuntu akora cye mu buzima ye, mu mikorere ye, mu gucunga famiye no mu gucunga umuryango. Izi nkunga zirakenewe cyane kuko urabona abandi bantu hanze barabyize. Izi nkunga bazitangira kera cyane. Umuntu nizeho yatangiye kwigisha mu 1900. Urumva ko rero izi guterana inkunga muri ibi biganiro, muri kuvuga bya experience bigira impinduka ku buzima bwa buri muntu, kuko biratandukanye iyo wagize amahirwe yo kugira ngo ukurikire abandi bafite izo nyigisho. Kubimenya ni ibanga ry'ubuzima, kumenya gukurikira izo nyigisho z'abandi, kumenya kumva experience zayo bakoze birafasha cyane. Ugasanga rero nicyo kintu cyiza muri iki gihe abantu bakoze gushyiraho izo social media. Nk'ubu ndahagaze hano di Sydney, Australia, beautiful city, urabona ukuntu hameze, kandi nkaba mpagaze aha kugira ngo mbagezeho message aho hose muri, kandi n'amasaha atandukanye ku isi hose. Uno munsi rero ndagira ngo tuganire ikintu kimwe cy'ingenzi duhora tuvuga ariko rimwe na rimwe umuntu atagitekerezaho cyane. Nk'ubu iyo umuntu akubajije wowe ni muntu ki, ubisubiza gute? Who are you? Iyo umuntu akubajije gutyo icyo gisubizo ugisubiza gute? Ibisubizo ni byinshi kandi nta igisubizo cyose kiba ari ukuri, kuko kiba kivuye mu gitekerezo cyawe. Ariko hari ikintu nshaka kugira ngo tumenye naho ngaho tugira gute utandukanye uri we wowe n'icyo ukora. Twakomezaga kubihuza, icyo ukora ugashaka ukitira ko ari wowe ari cyo uri cyo. Oya, biratandukanye. Icyo ukora ni service uha abantu. Yes, icyo wize nabwo nicyo wize kugira ngo kizagufashe gutanga izo service. Guha abantu service ntabwo bivuga ko ari wowe, kuko ushobora guhinduka ukagira nyinshi. Bivuga rero ko uwo ari we ugomba kumenya ubuzima bwawe uwo ari we biturukije nuko wiyumvamo mu bitekerezo byawe no mu myumvire yawe. Yes, kuko ubuzima bwawe ufite, ubuzima bw'abantu bose duhari, aho bushingiye, aho butandukanye n'ubw'izindi nyamaswa n'ubw'ibindi birema, nuko twebwe dufite mind yacu, dufite ibitekerezo byacu. Naho ibindi byose umuntu afite wabisanga mu nyamaswa zose izo arizo zose. Ariko gift Imana yaduhaye yo kuvuga no kugira mind n'ibitekerezo, icyo nicyo kintu ubona kitugize. Bivuga rero ko ibintu byawe byose aho ushingiye hose ku buzima bwawe bwa buri munsi bituruka mu bitekerezo byawe, bituruka muri mind yawe. Ikintu cyose ukora, ikintu cyose utekereje gukora kiba kivuye muri mind yawe, ariho cyerekana icyo ugiye kuba uriwe. Urumva uri umuntu, uri umwana w'Imana. Ngiye iyo mvuze nti uri umwana w'Imana bivuga ko hari ikintu cyaremye ibintu byose tutazi. Icyo kintu rero cyaremye ibintu byose tutazi nicyo kintu kiba muri wowe kugira ngo ubuzima bwawe bubeho, kugira ngo ubuzima bwawe bubeho, kugira ngo amaraso yawe function, kugira ngo umutima wawe
tekinoloji irimo imbere mu buzima bwawe nta wundi muntu washobora kuyikora. Niyo Mana rero, niyo mpamvu iyo utembera wumva koko ari wowe Mana, wumva mu mubiri wawe uko uhagaze ko waremwe n'Imana, ukaba ari iyo Mana wowe utembera uganira n'abantu. Icyo ukora cyose ukigera, icyo kubaka cyose, icyo wubaka cyose kiba kivuye muri wowe. Ibyo ubona wakoze ibikura ahandi hose ni wowe biba bivuye kuri wowe, kuko niwe Mana kandi biba bivuye mu bwonko bwawe. Ikintu tugomba gutekerezaho cyane, kuko nabagaho ntazi impamvu, ukabuza impamvu ariko ntubitekerezeho cyane, ntumenye ko igituma cyose uzinduka ukora ibyo ukora byose ari Imana ikurimo. Imana iri kumwe nawe, urayirota, umuvuga niyo uryamye, iyo ugenda, aho uri hose, iyo Mana yawe ibikuriho. Iyo maze kumenya ko Imana iba muri wowe, iyo umaze kumenya ko ibyo ugeraho byose biba bivuye muri mind yawe, byatumwe n'Imana yawe, nta handi Imana ivuganira n'umuntu, ni muri mind yawe. Kuko urabyuka, icyo ugeraho cyaba ari icyiza cyaba ari n'ikibi, kiba kivuye muri mind yawe, kiba kivuye mu bwonko bwawe, kiba kivuye mu uriwe. Kuko uri umuntu kandi waremwe n'Imana, bita umwana w'Imana. Imana iba muri twebwe rero. Yes, iyo mbabwire ngo uri Imana, nibwo bwoba abantu benshi tugira, cyane cyane abirabura. Iyo ubwiye umuntu ngo ni Imana, aravuga ati reka da, ntabwo wakwigereranya n'Imana. Ntabwo twigereranya n'Imana nkuko nababwiye. Hari umuntu waremye umubiri wawe, utuma function zawe zikora, ukabyuka ukagenda, arahari. Ntitwakwigereranya nawe, ariko rero tuba we, atwitawe kuko kugira ngo ubuzima dukomeze, ubuzima ugende, nuko uwo muntu aba kurimo. Nta kindi gituma ugenda, nuko hari ingufu zikurimo zituma ukora ibyo ukora, zituma amaraso yawe atembera nkuko bigomba kugenda. Iki rero kiguha ingufu zawe, niyo inspiration, motivation, kumva ko icyo ukora kigomba kuva muri wowe, kumva icyo ugezeho kivuye muri wowe, kumva icyo ushaka kongera kugeraho mu bundi buzima bwawe cyose kivuye muri wowe. Ibibazo byose ugira bituruka kuri wowe. Uzakomeza kuganira nawe, wemere ko ikikubayeho cyose aba ari wowe ukiteye. Numara kwemera icyo kintu ko ikibaye cyose ari wowe ukitera, nta yindi mbogamizi uzongera kugira n'abantu, nta kindi kibazo wongera kugira n'abantu, kuko wumva ko responsibility zose ari wowe zireba. Ari ikibi n'icyiza kiva muri wowe. Kandi ubuzima nuko bumeze, icyiza n'ikibi bihora biri kumwe. Icyiza kiraza, ikibi kikaza, kandi cyose kikarangira. Nuko ubuzima bugenda. Iyo umaze kumenya ko wowe wumva ko ari we Mana, umenye ko ikintu cyose kiva kuturutse kose. Ikindi, ugira umutima utuje. Ugira umutima utuje kubikubayeho byose, ukabyakira kandi uzi yuko bigomba kurangira, bigomba kongera ukagumaho mu buzima bumeze uko bumeze, kuko nta kintu kikubaho kizanakubaho kitarabaho ku bandi bantu ku isi. Ntacyo. Isi irahari, isi Imana yararemye iraha, ibibayeho byose ni bimwe, nta kindi kintu uzabona kindi gitandukanye kizaba ku bandi nkuko kitakubayeho. Niyo mpamvu twagize dukura dufite ubwoba. Ufite ubwoba ko ikintu kigiye kubaho, ufite ubwoba ko utaramuka. Ibyo bigomba kurangira, kuko ubwo bwoba nibwo butuma mu mubiri wawe utumva unezerewe, utumviye wishimye, kubera ko mu bwonko bwawe harimo ubwoba gusa. Ubwo bwoba bugomba kuvaho, ukizera wowe ibyo ukora bya buri munsi, ukizera ko abo ugiye gukorana nabo ufite umutima mwiza wo gukorana nabo, ukagenda wizo mugiye gukorana, uwo mugiye kuvugana, ubaye inshuti yawe. Ni wowe ugomba gucunga umuntu wawe, ugomba kukubera ikintu cyiza. Iyi inshuti yawe ikubereye imbi, ntukajye urakara kuko niwe uba wayishatse.
yes, ni wowe uba wayishatse. Iyo ushaka ikintu cyiza, wumva ushaka ikintu kizakubaho, uragerageza ukakiga, ukareba kugira ngo ugire icyo ushaka. Naho iyo upfuye gufata gusa, iyo kikubayeho rero ukavuga uti uyu muntu nari nzi ko ari inshuti yanjye, none rebe ibi nankoreye, ubwo rero nyine ni wowe utarabanje kureba koko ko uwo muntu yari akwiye kuba inshuti yawe. Yes, icyo nicyo kintu ugomba kwireba. Yes, nturenganye undi muntu, nturenganye umuntu uhaye amafaranga ngo akayakwambura utabanje gutekereza koko niba koko uyu muntu agomba kukwishyura se cyangwa niba atanayaguhaye. Ibyo ntibikajye biguteza umujinya, ntibikajye biguteza ikindi kintu, ujye uvuga uti amakosa ni ayanjye. Iyo umenye gutya ku kintu cyose amakosa ari ayawe, ubutaha ntabwo wongera. Iyi ni experience y'ubuzima, ni experience y'ubuzima ituma ikintu cyose wumva ko imyumvire yawe yose ariyo iteza ubuzima bwawe bwose. Nuko bimeze. Nge iyo nkwigishije inyigisho zanjye uragerageza, ni practical. Nuko ubikora ukareba ko ibyo nkubwiye ko ari byo, noneho wowe ukabyemera. Ibi ntabwo ari bya bindi bivuga ngo kwizera ibintu utazi. No, ibi ngibi ubu practical yanjye, ibyo nkubwira urabikora ukareba, wemere ko wowe ari Imana, wumve ko ari Imana, ugende mu buzima bwawe wumva ko ari Imana. Icyo utekereza, ikikuri mu bwonko bwawe, umenye ko ari Imana iguhaye, utekereze kugikora, ari icyiza ari n'ikibi. Kuko ikintu cyose ujya gukora, Imana yawe ibanza ikakubwira, ikagusobanurira. Iyo ari kibi irakubwira ko ari kibi, n'iyo ari cyiza irakubwira ko ari cyiza. Ninde uhitamo icyo akora? Ni wowe. Aho niho ubwo bubasha bwawe rero buri. Aho niho rero ureba decision yawe ukavuga uti nibi nabikoze. Icyo ukoze aho kikujyanye nyine nibyo uracyemera kuko kiba kivuye muri wowe. Imana buri gihe iguha ibintu bibiri, icyiza n'ikibi. Ni wowe ugomba kuvugana nawe ubwawe, ni wowe ugomba kumenya. Yes, twese nuko bimera. Ntukagire umuntu kandi uwo ari we wese ukora igitekerezo ukagira ikintu ukavuga uti Mana yanjye mbikoreye iki. Iyo Mana yawe ni yindi iba yakubwiye, iba yavuganye nawe. Nta kintu ukora, nta hantu genda itakuriho. Aho uhagaze nk'ubu navuganye nayo nshaka kuza ahantu recordinga izi nyigisho zanjye tukavugana, hose natembera njya hambere mbona hatari meza nza hano, urumva, kugira ngo niyo mpamvu buri gihe mba nshaka hano hanze hasasuye tuganire, kuko ubu ni ubuzima bwacu. Iki ni ikiganiro cyane ngomba gukomeza kubagezaho. Tugomba kwigishanya, tugomba ku inspiringa no kumotivating. Nuko tugomba kuganira, tukagirana ibitekerezo birambuye. Nuko gukomeza tukavugana buri munsi muri social media, tukagerageza icyo ubonye uvuga ko utumvishe kitameze neza ukambwira, tukabivugana, tukabirangiza. Ibibazo nitwe tugomba kubikemura iyo tugenda tuvugana. Kuko niba wemeje kunkurikira kuri iki kiganiro ukanyumva, ugafata umwanya wawe ukantega amatwi, ni ibintu byiza, ni ibintu biturusha, bituma durushaho kugenda twigishanya. Ubuzima ni ukwigishanya, ubuzima ni ukwiga. Uricara ukiga kandi ukiga ku nshuti n'abavandimwe. Nshuti zanjye rero, uyu munsi kandi murakoze. Ubwo tuzakomeza kabisa kugenda tuganira, kandi mujye munyandikira kabisa mumbwira uko ibiganiro byanjye byabagezeho, n'icyo tugomba guhindura, n'icyo tugomba gukoranya, kuko tugomba gusapotinga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Murakoze kandi ubwo tuzasubira ubutaha. Hi, this is Ndizeye from the Rubasha Family Podcast. Today is another beautiful day here. I'm outside in the city of Sydney, and always I try to enjoy to come to share my experience or my teaching and outside the world. You could see people walking, people doing exercise,
is be in nature. Always good to be nature. And guys, again, you could still follow us on our social media platform, the Rubasha Family Podcast, on Instagram, TikTok, and Facebook. And also you can subscribe to our channel to YouTube. And today I'll continue to share my experience. And the topic today is to talk about you. Who are you? If somebody asks you, who are you? How do you answer that question? And there's nothing right or wrong. Anything you feel to answer, and always just how it feels you to be able to say it. But what I can say, for me, I realize most of the times we try to be according what you are doing. See, so your service you're rendering to people, the job you are doing there is not who are you. That is the service you are giving to people. And you could even have anything else you have achieved. But whatever you have achieved, it doesn't make you to be that. Because you are beyond anything. You are God. You are son of God. Because God lives in you. God lives in your mind. God works in you. God communicates with you through in your mind. That is why you are more powerful than the jobs you do and the service you give to people. Yes, you are really different. You are beyond those service. You can't compare yourself with the service.